Mara, ni mucho problema. Muita jabu. Mas tu é muito. So cool. Go ahead. Haleluya. Turanezerewe gushima Imana kubana natwe muri uyu mwanya mwiza tugezemo dushimira umubyeyi Bishaka byose kugira ngo tubeho ndanabyibuka igihe wavuze ngo bana banjye ngo nimutukajya kwiga ngo mumenye no gusoma no kwandika nibura ngo nta kintu muzimarira umubyeyi gusoma no kwandika twarabimenye kandi twaragushimiye rero navuga ni byinshi ariko nabikuriye mu muvugo nawe isi nawe mukora nawe nkunda yishima kandi ndatagize umubyeyi nkunda kandi nkunda
mubyeyi nkunda kandi nshima fasha aka kanya ngo nkurate muvuge ibigwi kuko urabikwiye. Mubyeyi nkunda kandi nkunda wanyitayeho kuva mu buto bwanjye urandera ndakura mbondiye kugeza uyu munsi. Uhagaze neza mu nshingano mubyeyi ufatanije n'Imana isumba byose yo yabigenwe byose mpora mbizirikana iteka. Uburere ubupfura n'urukundo wantoje mubyeyi wanjye nzabitoza abazankomokaho bose ndetse n'abazaza bangana bose kuko nibyo byamfashije mu buzima bwanjye bwose. Warakoze ku bwa byose mubyeyi mwiza. Ngushimiye impano n'impanuro byawe byiza utahemye kumpa utitaye ku cyari cyo cyose cyari kuguca intege mawe mwiza. Ugahora iteka uhangayikishijwe n'ubuzima bwanjye kugira ngo bugende neza. Uri umubyeyi mwiza, uri umubyeyi utarutwa mu bandi, uri umubyeyi ubaruta bose, uri umubyeyi ukwishima. Uri umubyeyi ukwiye ibyiza byinshi kurabikwiye. Uri mutarutwa, uri umubyeyi mwiza nkunda kandi nishimira kugeza uyu munsi. Sinjya nibagirwa umuruho naguteye ugahora ufitiye igihunga uhangayikishijwe n'imikurire yanjye. Sinigeze mbaho nk'imfubyi, wakoraga uko ushoboye kose ukirinda guhuga na gato kugira ngo hato ndahungana. Ari nako nyifuriza kuzagira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Ibyo byose mbifite ku mutima wanjye mubyeyi mwiza. Mvuga iki ndetse mawe nkunda uwavuga ibyiza byawe bwakwira bugacya kuko ni byinshi cyane wankoreye ubigiranye urukundo rwa kibyeyi, ubupfura, ubwitange, impuhwe n'ubugwaneza mawe mwiza. Reka nsubike iyi nganzo. Sinsubitse kugukunda no kugusabira, sinsubitse kugoza ku mutima wanjye, sinsubitse kukuzirikana iteka, sinsubitse kugutaramira mu bandi. Nzasubukura ubutaha nkurate kuko urabikwiye. Mubyeyi nkunda rugira waguhanze ahora aguhundagazaho ibyiza byinshi, akomeza kuturindira uko bwije n'uko bukeye, akuturebeshereza ijisho ry'impuhwe ze n'urukundo, akomeza kutuzigamira mawe mwiza, aguhazibura n'iteka. Ukomeze utwaze gitwari mu ntege nke zawe kuko turacyagukeneye bambe mwiza. Erega ukwiye ibyiza gusa mawe mwiza, ikiruta byose usaba umugisha utagabanyije ku Mana, wikomeze ukumpundagarize witeka mawe nkunda, maze umunsi izagukunda kuturusha izakumpera ijuru kuko warabikoreye mubyeyi mwiza. Yari umusizi utari umusinzi, yari umusizi utari umusazi, yari umusizi usiga maze basigana bagasigara basiganuza, yari umusizi wawe bisabye Imana ari ubuzima bwiza. Turanezerewe ni Yesu wabazaniwe, turanezerewe ibintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza. Yesu wabikoze we, turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza. Yesu wabikoze we, turanezerewe ibi bintu ni 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 byiza, ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza, ibi bintu ni byiza. Yesu wabikoze we, turanezerewe ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Reka tumushime kandi tumuhimbaze uwo mwami w'amahoro Yesu nta kintu kimunanira. Reka tumushime kandi tumuhimbaze uwo mwami w'amahoro nta kintu kimunanira. Ababyeyi bavuze impundu uwo mwami w'amahoro Yesu nta kintu kimunanira. Mwebwe tumushime kandi tumuhimbaze uwo
kimunanira abagabo basiga imana abagabo basiga imana w'umwami w'amahoro yesu nta kijya kimunanira mureke tumushimire umwami w'amahoro yesu nta kijya kimunanira Ibi bintu ni byiza nawe wabigaya ntiwabigaya wituye mwana ibi ni byiza nawe wabigaya ariko arabanza tubwire n'imyaka agize kuko twahuje kuganga ijana ariko arahize kumusereburira aniverisere n'ay'ibire byose ariko ubwo birajyana n'imyaka agize nyine kugira ngo yaje na nyine tumenye aho ihera n'aho izagarukira ikanarenga ibyo we yavuga wicaye yewe rero mfite imyaka 85 harabura gukata keke 15 zose kugira ngo uzagire 100 urahera kuri iyi ngiyi ugiye guhera aho tugufashije harabura amakeke 15 yose handitseho ngo warakoze mubyeyi iyi ni wa mutsima wongera kuduha bitagaruka carara rero umutsima n'uyu wanditseho warakoze mubyeyi intero ni imwe turamenya dushimira umubyeyi wacu yuko wakoze nta rindi jambo ryo kuvuga uyu munsi uretse warakoze mubyeyi
rero uzarenza ijana imitanga n'imitanga warakoze mubyeyi warakoze muri byose. Nyaguhora ku ngoma mwami Imana yacu uragahora uhimbazwa iteka ryose. Tugushimiye imbabazi zawe tugiriye, tugushimiye uyu munsi, tugushimiye iki gitaramo, uragahora uhimbazwa iteka ryose. Twese ubwo turi hano dufite amashimwe mu mitima yacu kuko watugiriye neza. Kuba duhumeka nta biguzi twaguhaye, ni urukundo rwawe waradutabaye, wadukuye ahakomeye, uragahora uhimbazwa. Twishyize mu biganza byawe Mana, turakwinginze ikiganza cyawe cyatobaguye kugira ngo tubeho, ukidukomereze mu biganza, kugira ngo mwami ntihazabure n'umwe ubura mu gitaramo cyo mu ijuru. Utugoteshe urukundo rwawe, utugoteshe amahoro yawe. Uyu mukecuru imbabazi zawe zimutwikire, abavandimwe bacu bahumurizwe, abaturanyi bahumurizwe, uko duterane ha twese tubone umugisha wawe Mana. Urakoze kuko wabanye natwe, urakoze kuko utwumvise, urakoze kuko wemeye uko tukwishyira mu biganza. Abagiye kugenda twese uduherekeze, abagiye kugenda mu byuma ubayobore, abagiye kumanuka imisozi bagaterera indi ubagenda imbere. Mana, iki gitaramo uzadufashe tuzahurire mu bwami bwawe, tukunezere tugushimire nk'umubyeyi wacu mukuru, izina ryawe rizahore ku ngoma iteka ryose. Ngaho ubuntu bwawe budutwikira ibihe bidashira, turabigushimiye mu izina rya Yesu umukunzi wacu. Amen. Mwabiciye gakeya, umwana ndabona yari yazanye wa mutsima navugaga, banze mufate.